Cheetah Magic. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abagabo batatu mumaze kubona, uwitwa Munyantore Christian akaba ari noteri wigenga, akaba nawe ari umwe bari mu mugambi wo kugira ngo biheshe ubutaka bw'abantu, na Orikiriza Moses, uyu nawe yahoze ari noteri w'ubutaka wigenga, hanyuma aza gusezererwa, akaba yari ubungubu yari yarafunguye kampani yitwa Geospace Information Limited, akaba ari land survey b'abantu bapima ubutaka. Hakaba n'ufite Yezu Jean Marie, uyo nawe akaba ari umufatanyacyaha wabo muri ibi bikorwa bari barimo byo gukora ibyaha. Bafashwe tariki ya 28 kwezi kwa 11 uyu mwaka, uko ari batatu bakaba bakurikiranweho ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Jack Sharon jewe ndabanza kugaya, nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga hamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere, ariko turaza kubihagurukira for sure, turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba kwa uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Promosiyo y'ibibanza dusoza umwaka. Dream Town Rusororo miliyoni 7 na miliyoni 4 n'igice, na Bugesera miliyoni 2 n'igice, i Nyamata mu mujyi miliyoni 6, i Bumbogo Musave miliyoni 10, hose ni mu miturire. Soza umwaka neza na Marshall Real Estate. Cheetah Magic. Mwiriwe neza, mwakoze kwitabira ubutumire bwacu, ubutumire bugaragaza imikoranire myiza y'itangazamakuru n'urwego rw'ubugenzacyaha. Ubutumire rero buba bugamije kugira ngo mudufashe kugeza ubutumwa ku bantu, abanyarwanda muri rusange, ndetse n'ubutumwa bwihanangiriza kuri aba bantu baba bakekwaho ibyaha cyangwa se bakeka ko bashobora kwinjira mu byaha bitandukanye. Nyuma y'uko hamenyekanye amakuru y'uko hari abantu bari mu mugambi ndetse no mu bikorwa byo kwiyandikishaho ubutaka bw'abantu, barangiza bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya, urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe abagabo batatu mumaze kubona, uwitwa Munyantore Christian akaba ari noteri wigenga, akaba nawe ari umwe bari mu mugambi wo kugira ngo biheshe ubutaka bw'abantu, na Orikiriza Moses, uyu nawe yahoze ari noteri w'ubutaka wigenga, hanyuma aza gusezererwa, akaba yari ubungubu yari yarafunguye kampani yitwa Geospace Information Limited, akaba ari land survey b'abantu bapima ubutaka. Hakaba n'ufite Yezu Jean Marie, uyo nawe akaba ari umufatanyacyaha wabo muri ibi bikorwa bari barimo byo gukora ibyaha. Bafashwe tariki ya 28 kwezi kwa 11 uyu mwaka, uko ari batatu bakaba bakurikiranweho ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Abafashwe bakaba bafungiye kuri station ya RIB ya Rusororo. Dosiye yabo ikaba iri gutunganywa, ikaba igomba koherezwa mu bushinjacyaha mu gihe cyagenwe n'itegeko.
aba bantu mu butaka bagurishije bw'umuntu mu bikorwa byakozwe bya operation habashije kugaruzwa amafaranga angana na miliyoni 13,300 harimo n'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 4. Ibikorwa rero uko babikora babikora mu buryo bubiri. Aba rero bakaba barakoresheje uburyo bwa mbere ngiye kubasobanurira. Aba bantu barabanza bagacura umugambi w'ukuntu bashobora kwihesha ubutaka bw'umuntu. Iyo tuvuze kwihesha ubutaka bw'umuntu ni ukubwiyandikishaho bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya, niko kwihesha ubutaka bw'umuntu. Barabanza ubutaka bakabushakaho amakuru ahagije, bakamenya nyirabwo aho butuye, aho buherereye. Cyane rero nyirabwo yaba ari umuntu udakunze kuboneka, umuntu uhora ari busy, cyangwa udasura ubutaka bwe buri munsi, bagashaka umuguzi. Urumva bagiye umugambi wo kugira ngo ubwo butaka babugurishe. Iyo rero bamaze kubona amakuru ahagije, bashaka noteri w'ubutaka. Bamara kumubona, ubwo abari mu mugambi wabo, agakura ubutaka kuri nyirabwo akawushyira kuri umwe muri baba babukuye ku butaka bw'umuntu uri nyirabwo, babushyira kuwitwa Munyantore Christian, umwe muri bariya batatu. Munyantore Christian noneho nawe akabugurisha undi muntu. Urumva niba babukuye ku muntu nyirabwo, bakabwiyandikaho, bakabwandika kumwe muri aba beskoro, barabugurisha. None ubuguze akabazi ko bugura na nyirabwo. Iyo rero bamaze kunoza uwo mugambi, bamaze noteri yamaze kwimura bwa butaka yabushyize kuri umwe muri bo, bashaka umuntu ubugurisha na ubugura. Yamara kubugura bakamuha amafaranga, agatanga amafaranga, nawe agatanga ubutaka, ndetse bagahita bakora na transfer byihuse, bigakorwa mu gihe gitoya. Ubwo usigarana ikibazo ninde? Ni wa muntu waguze ubutaka, yabuguze n'utari nyirabwo, nawe wabubonye mu buryo bw'uburiganya hafashijwemo noteri. Icyo gihe rero ufite Yezu Jean Marie niwe wanditsweho ubutaka, noneho nawe bugurisha nka nyirabwo. Amaze kubugurisha nka nyirabwo, wabuguze nawe aratangira ajya kujya mu mirimo yo gukata ubwo butaka, ashaka kugira ibyo akoramo. Nibwo nyiri ubutaka mwenyewe yabonye umuntu uri gukora imirimo mu butaka bw'atazi, avuga ati kumbereye mu butaka, naho kese rero yahereye. Ubwo butaka babugurishije miliyoni 60, tariki ya 30 Ukwakira. Buherereye mu karere ka Gasabo muri Rusororo, bungana na hegitari 1.5. Urebye aho buri kuri miliyoni 60 ni make cyane. Ubwo rero wabuguraga nawe bari bamushyuhije, bamwereka ko ari imari, ari itombora agize. Hegitari 1.5 hari ahantu ntabwo ushobora kugura miliyoni 60, yarenga. Kubera rero nawe yumvaga ko ari imari yitomboreye, avuga ati reka nihute. Arihuta koko arayishyura, kumbe yaguze ubutaka n'abatari ba nyirabwo. Uwitwa rero Orikiriza Moses niwe washatse amakuru ajyanye na buriya butaka, kuko n'ubusanzwe ibintu ni land surveyor, bari abantu bapima ubutaka, asanzwe abizi. Nyuma ayo makuru yabonye, aza kuyaha uwitwa Munyantore Christian noteri, na Munyantore Christian nawe bashaka uyu Jean Marie ufite Yezu, babumwandikaho. Mwibazwa ryabo rero baremera icyaha, ariko of course bakagiramo utuntu bagenda babeshyamo. Iperereza rigomba gutahura. Iperereza rirakomeje kugira ngo n'abandi bose bashobora kuba bafitemo umugambi cyangwa bafitemo akaboko muri ibi bikorwa nabo bakurikirana. Ubwo ni uburyo bwa mbere bakoresha. Uburyo bwa kabiri nabwo abantu nk'aba bakoresha, tugira ngo tuburiremo abantu,
mu bafashwe mbere cyangwa se no mu kazi kacu ka buri munsi, amayeri tugenda dutahura, hariho n'ubundi bashaka amakuru ku butaka runaka bakamenya nyirabwo, bamara kumenya nyirabwo bakajya umugambi, noteri akabafasha, bwa butaka bukimuka bukajya mu izina ry'umwe muri bo, noneho bakajya kubutangaho hypothèque nka Rambert kavuga ati miliyoni 40, hanyuma ubutaka ubufashe nka hypothèque, ubwo hypothèque ubutaka butari ubwe cyangwa yabonye mu buryo bw'amanyanga nka buriya navuze. Ubwo rero wa Rambert nawe akavuga ati rero kugira ngo nkwizere ubwo butaka, nutinda gukora transfer mana procuration, nutinda ubwo transfer nzayikorera, procuration kayimuha kuko nubundi abazi ko nubundi atazagaruka. Icyo bashaka ni amafaranga yipotetse ubutaka butari ubwe. Umuntu rero nakagenda agakora transfer, akikora transfer kubera ya procuration, bikarangira uhombye ni wa muntu watanze amafaranga iteka. Aha rero niho hava tubwira abantu ko bagomba kugira amakenga iteka. Iyo tuvuze kugira amakenga, ntabwo buryo umujura afite ukwasa cyangwa se umugizi wa nabi ntafite ukwasa. Ibyaha rero bakurikiranyweho bihanwa, igitoya gihanwa n'imyaka 2 y'igifungo, ikinini kigahanwa n'imyaka 10 nayo y'igifungo. Mwumvise ko ari ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi, giteganywa n'ingingo ya 224 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho uhamijwe icyaha n'urukiko ashobora guhabwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Guhimba inyandiko cyangwa se kuyikoresha nacyo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 276 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igifungo ni hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 igihe baramuka babihamijwe n'urukiko. Kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa n'ingingo y'174 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano bahabwa baramutse bagihamijwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3, akiyongeraho ni hazabu hagati ya miliyoni 3 na miliyoni 5. Ubutumwa rero dutanga turabushyira mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ubutumwa turabugenera aba bantu bishora muri ibi byaha. RIB n'izindi nzego zifatanya ntabwo zizadohoka kubarwanya. Icyo tubagira, tubagira inama zo kugira ngo babivemo, bashaka ubundi buryo babaho. Mwababonye ko n'abagabo basobanutse, bari bafite imirimo mizima, nabo ubwabo baravuga ngo iyo tuganira baravuga ati iyo nambaye neza, iyo nsa neza, ntabwo ushobora kunkeka ko ndi umujura. Ibyo rero bitanga ubundi butumwa ku bandi bantu. Aba rero bakora ibyaha, inzego zo kubirwanya zirahari pe, ubushobozi, ubushake byose birahari. Ntabwo tuzabadohokera kandi ntabwo bazatuganza kuko n'abaturage ubwabo ubufatanye turabufite. Ntabwo bazihanganirwa, amategeko hano ibikorwa bakora arahari, ntabwo bazihanganirwa. Ubundi butumwa turabugenera abaturage, abaturarwanda muri rusange, kugira amakenga. Iyo tuvuze kugira amakenga, igihe cyose umuntu agiye kugura ari wowe ufite amafaranga, wishimishwa, wishukwa, cyangwa se ngo ntushukwe nuko umuntu ngo akuzaniye amafaranga ngo ni imari ishyushye, ngo urabona buriya butaka ugereranyije igiciro, agushyiramo ikintu cyo kumva ko utomboye. Hano muri u Rwanda ninde ushobora kugurisha ubutaka bwe nkaho ateza cyamunara nta kibazo afite? Nubwo yanakigira, akenshi usanga umuntu icyo bashaka nukungukamo ubutaka, niba nabugurisha mu buryo bwemewe n'amategeko, ntabwo wamuhombye, ntabwo yabugurisha ku giciro kidasanzwe cyo hasi, asa nkaho abutera
So aho abantu rero bajye bagira amakenga, iyi mari mbonye bita imari koko agaciro kayo ko ndeba bidahura, ayo makenga naho kwihutira kuvuga ngo ni imari ugiye kugura ntibiba bihagije. Ikindi ntacyo bitwaye wowe, ntacyo bitwaye wowe nk'ugiye kugura kuko niwe nyira amafaranga, nta kintu bitwaye ushatse amakuru ukamenya ubutaka uyu muntu yabubonye ryari, ese yabubonye buvuye kuri nde. Kuko buriya nk'uyu waguze iyo agira amakenga akareba itariki uyu muntu ubutaka yabuboneyeho, akongera akavuga ati ninde yabubonye buvuye kuri nde, yajyaga kugenda akabaza wa nyiri ubutaka wenyewe, utari ku butaka UPI runaka wigeze kugurisha wabugurishe nande mbere yuko utanga amafaranga. Ariko ntabwo byagombye kuza wamaze gutanga amafaranga ko ntacyo byaba bikimaze. Ubwo nukugira ngo wowe ugure uri sire, kuko amafaranga ntugomba kuyatanga nk'utera inyoni. Iyo umenye rero yabuguze ryari, yabuguze nande, bwari buvuye kuri nde ryari, ayo makuru arahari yose muri Land Center abantu bayashaka. Gusa hariho na abantu nyine iyo bakwihugikanye bakubwira ko ari imari, ndetse buriya haba hari n'undi muntu bashyizeho iruhande uza nawe kuvuga ko ashaka iyo mari kugira ngo kugushyirishamo. Murabizi iyo bavuze kugira amakenga, mvuga ntabwo ugomba gukangwa n'ukuntu umuntu aje, ukuntu umuntu aje asa, agaragara, imodoka yajemo, uko yaje yambaye. Kuko benshi barakwanga n'ibyo bintu, ngo yaje asa gutya yambaye neza, ngo umurebye niwe nyiri ubutaka kabisa. Wababaza ati umujura sate cyangwa umugizi wa nawe sate, bagusubiza bati nta sura agira. Bariya bagabo muhuye urabona ko rwose bakeye basa neza, amafaranga arabagaragaraho koko, ariko ibyo ntawe byari bikwiye gukanga mu by'ukuri. Uko asa kose nabo rero kuko babizi neza ko abantu bakangwa n'igihagararo, abantu bamwe, ntabwo ari bose, abantu bamwe bakangwa n'igihagararo nuko usa, nuko waje witwaye. Hariho n'abakodesha imodoka kugira ngo agukange imodoka y'umunsi umwe ngo akore deal yo kwiba umuntu $60,000 kugira ngo utagiramo no gushidikanya. Hari abantu hano mu mihanda bita ngo escroc gentil, akayagukuraho amafaranga, akakugurisha ubutaka ukamuha amafaranga, ariko mu by'ukuri ku butaka butari ubwe. Aba bantu rero aba escroc muri iyi minsi barahari, ndetse n'ibyaha tubona bigenda bizamuka. Ubundi ibyaha bya escroquerie bizamuka uko igihugu gitera imbere, niko escroquerie nayo izamuka, kubera ko uko igihugu gitera imbere gishyiraho ingamba zo kurwanya abanyabyaha, kigashyiraho inzego zo kurwanya abanyabyaha. Abandi rero baravuga ati reka tuve muri violent crime tujye muri white collar crimes. White collar crimes ni ibyaha umuntu akwiba n'umutima mwiza, akwinjije muri business. Ngira ngo mu minsi ishize twavugaga abantu binjizaga muri business ugashora amafaranga ikintu kitabaho. Ngira ngo mwibuka inkuru iheruka wa muntu washoye amafaranga mu magi ngo yakagoma, mwara yabonye amagi yakagoma amagi y'inkoko yasiga amabara y'ubururu, umuntu amuhereza amafaranga akayaba. Abo nibo ba escroc gentil tubona. Ntabwo yirirwa gutera kashe ngo akunige, kace ngo akunige ayagukureho, oya, kuko aziko nabikoze ntiyarenga hari atarafatwa. Mujya muri deal akakwinjizamo, akagushora muri business utazi aho ziva, nawe ukazijyamo ngo zirimo inyungu, ariko wagiye wibuka zo umuntu akugiriye zo kugushora muri business, aguha amafaranga ngo arakwereka uburyo abantu bakira, ariko noneho akongeramo ngo ari kushore, kandi ugashora atari make. Muza bashoye muri za online forex trading, muzi ko byabagendekeye. Ibyo byose ni amasomo twari dukwiye kujya twiga. Aya ni amasomo twari dukwiye kujya twiga iyo twaje muri kese nk'izi ngizi, iyo twabahamagaye nk'ubu ngubu kugira ngo mufashe gutambutsa ubutumwa, no kugira ngo abantu bakanguke n'ukuri. Abantu bakanguke, ni gute utanga amafaranga yawe ngo uragura amagi yakagoma miliyoni zirenga 10, amagi yakagoma mariki akora iki? Bakakubwira ibintu bitabaho,
ngo Kagoma ngo yaragurutse ngo iva muri Amerika igera hano. Ibyo birashoboka? Umuntu agata ubwenge bwo kuba yakumva ko icyo kintu kidashoboka. Akakubwira ngo shora ngo harimo inyungu, ariko inyungu zimeze guta z'umurengera, inyungu zitanabaho. Nawe rero ugatwarwa n'izo nyungu z'umurengera yagushoye muri ibyo ngibyo. Tugarutse rero kuri aba bantu b'ubutaka, ibi bintu birahari. Mudufashe mugeze ubutumwa ku bantu, abantu bagira amakenga. Ntabwo umuntu kuza kubwira ngo ubutaka n'ubwanjye, akakwereka ibyangombwa, ntabwo biba bihagije, kuko n'ibyangombwa nubwo wanabireba gutya mu maso ushobora kutabona ko biri forged, ariko ugomba kurengaho. Ndetse twamaze kumenya ko n'umuntu ashobora kwandikwaho ubutaka. Umuntu ashobora kwandikwaho ubutaka butari ubwe, harimo byaciye mu buryo bw'amanyanga nk'aba ngaba ba noteri. Ni byiza ko nawe ubwawe ugira amakenga ukavuga ati reka nsubire inyuma nongeye ndebe ubutaka yabubonye ryari. Icyo ni kimwe, yabubonye buturuka kuri nde, numenya uwo babuguze ukamuhamagara kugira ngo bigufashe kwirinda kuba watanga amafaranga yawe agahomba uwaguze n'umuntu utariwe. Ngira ngo hari imikode ikoreshwa nk'umuntu ugiye kugura. Iyo ukanze akanyenyeri 651 urwego ugakurikiza amabwiriza, ushobora kumenya amakuru ari ku butaka runaka. Ushobora kumenya nyir'ubutaka, ubutaka bubaruye kuri nde, ubuso bwabwo n'icyo bwagenewe, kumenya niba ubutaka butaratambamiwe. Iyo bavuze ko butaratambamiwe mu rukiko, umenya n'umuhesha w'inkiko, undi wese ubifitemo inyungu, ndetse ukamenya niba bwa butaka butanagwatirijwe muri banki. Uzi kugura ubutaka bugwatirijwe muri banki ubuhombye. Ubwo rero abantu nibagira amakenga, umunsi abantu bagize amakenga, ibyaha nk'ibi ngibi bizagabanuka. Ndetse tugumye dufatanye, ari namwe abafatanyabikorwa itangazamakuru, ubutumwa mubageze ku buturage, mubabwire ko aho isigana none abantu nabo bagomba kugira amakenga. Kugira amakenga ni ibintu bya buri muntu wese. Kugira amakenga ntacyo biguhombye. Kuba wagana abashinzwe serivisi z'ubutaka mu gihe ugize amakenga nibyo tubasaba, ukabasaba amakuru ahagije. Kandi kuki umuntu ujye kugura ubutaka akakuzanira noteri uri specific wa Nyabugogo, mukava Remera mukava Rusororo mukajya Nyabugogo gushaka noteri yo? Urumva hatarimo Rusororo nta za Kabuga nta banoteri bahari, hani Remera ntibahari, ukagenda ukajya Nyabugogo specifically wa Nyabugogo. Umuntu yakujyanye nguriya niwe wihutisha ibintu, nyine nuko bari kugucurikanga. Yajyanye n'umuntu nyine baziranyeho bafitanye amabanga. Kirazira kwirinda kwishyura mbere yuko ugenzura ubwo butaka ari amakuru yose. Kandi niyo ugize amakenga ugomba gutanga amakuru. Nkaba rero nsaba umuntu wese wumvise ubu butumwa kubugira ubwe, kuko si ubwa mbere twicaye hano dutanga ubutumwa bw'abantu bagize amakenga makeya ku bijyanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwiyandikishaho ubutaka, wangiza ukabugurisha ugatera ikibazo uwabuguze nyine akaba ari ugwa mu gihombo. Ngira ngo nibyo nari nateguye bijyanye n'iyi case turimo. Iyi case yo kwiyandikishaho ubutaka bafatanyije na ba noteri, bakiyandikishaho bakabukura kuri nyirabwo bakabushyira ku muntu umwe muri baba escrow cyangwa babagizi ba nabi, noneho akaba ari bo babugurisha, ubuguza akaba azi ko abuguze na nyirabwo. Murakoze cyane. Sinzi niba hari ikibazo gihari byafasha abantu ko basobanukirwa. Yes.
uriya muntu yari yatanze kugura buriya butaka hanyuma iriya modoka niyo yo izamo gute muri buno bugure bw'ubutaka. Hanyuma iyo murebye neza muri uyu mwaka ibi byaha bijyanye no gushukana sikorogeri nk'uko babivugaga byiganje ku kihe kigero. Hanyuma turagana no mu minsi mikuru aho usanga abantu basohoka ahantu hatandukanye ku Gisenyi n'ahandi ugasanga rimwe na rimwe basize abana mu rugo cyangwa se umukozi mu rugo, rimwe na rimwe ajya n'ubu ugasanga wenda baramwibye. Iki bisaba abantu gutegura kwinjira muri minsi mikuru. Murakoze. Urakoze Janvier. Ikibazo cya mbere wakibaje amafaranga ari yagarujwe ariya nayo bafatanywe, ariko andi ntitwabashije kuyabona. Ni miliyoni 13,300,300 harimo n'iriya modoka ifite agaciro ka miliyoni 4,500. Bakimara gufata ya mafaranga miliyoni 60 bahise bayagabana. Hari ayo rero twabashije gufata batarabanza kuyahishahisha. Icya kabiri, iriya modoka ya miliyoni 4,500 ni imodoka yafashwe mu baguze mu bagabanye, we yahise agura imodoka rero irafatwa. Ikindi, iminsi mikuru ngo abantu barasohoka bagasiga abakozi mu rugo. Reka abakozi bo mu rugo reka two kubaciraho iryo teka ry'uko biba, sibyo? Reka tubifate muri rusange ubujura, ntitugire abo dutunga agatoki kuko bari abantu tujye tububaha, ni ba supporting system bacu, sibyo? Ntitukajye tuba iteka kubarundiraho ibyaha, kandi ntabwo ari bose, harimo benshi beza cyane. Bakozi bo mu rugo harimo benshi beza cyane, sibyo? Tujye tugorora imvugo kugira ngo tutagira uwo tukomeretsa. Icyo tuvuga rero, abantu iteka bagomba kugira amakenga. Niba uvuga ngo urasohotse, ugomba kugira uburyo bugyitwaramo. Ni wowe wa mbere ugomba kwicungira umutekano, ukamenya inzu yawe abo uyisizeho, isize uyifunze bimeze bite. Ibyo ni uruhare rw'umuntu uri responsible, sibyo? So ni nkuko n'ubundi sina mu minsi mikuru gusa, n'igihe cyose umuntu agomba kuba responsable y'ibintu bye. Inzego z'umutekano nazo zikaza nyuma. Burya inzego z'umutekano zicunga umutekano mu buryo buri rusange, ariko noneho umutekano uri individuel, ibintu byawe, kumenya ko wafunze, kumenya ko utandaritse ibintu, kumenya naho utuye, nabyo ni uruhare rwa buri munyarwanda agomba niba uzi ko utuye ahantu ngo umuntu ashobora kurira urupangu gatoya agatera umwenda wawe koroshe, kwa kundi babigira, bafata inkoni bagayishyiraho koroshe, umwenda wanitse bakajya bagenda bawukurura. Ugomba nawe kuba ubizi bitewe n'ahantu utuye, rero ugomba kugira ingamba. Ngira ngo janisha ntabwo nabiteguye, ubwo ubutaha. Murakoze. Nitwa Christian Mwansuragiye, mu rwego rw'kenshi mu butanga ubutumwa ku mikoreshereze iboneye bw'amahanga, ariko muri iyi minsi mumaze igihe mubibona ko bitwaga cyitwara ukuntu hameze ukuntu, wowe ubutumwa mutanga muri rusange. Ariko Jack Sharon, jewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikoro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator we yabonye ni bicyo avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga ahamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya, nkagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe, level y'indero ufite, ukwiyubaha wowe muri wowe ufite, ikinyabupfura ufite ku banyarwanda, nicyo bigaragaza.
hanyuma mwebwe mwitwa ko mwasomye. Iriya niyo content mubona mugomba kugeza ku banyarwanda. Uriya niwe content. Ngira ngo urakoze cyane kuzana kuri icyo kintu, ariko abo ngaya nabo ngabo. Ariko noneho nabo ndabihanangiriza. Bira ni ugukwirakwiza ari amafuti. Nimwe mu muha rugari. Ariko turaza kubihagurukira. For sure. Turaza kubihagurukira. Niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba kwa uploadinga, warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda, nabyo turaza kubihagurukira. Uwo uri we wese, the moment ufite kamera, ufite imbuga nkoranyambaga, hari social responsibility ufite. Hari responsibility ufite ku baturage. Yuko utagomba gukwirakwiza uriya mwanda wose, ibyo avuga nka biriya, abantu bakanabiseka kumva yagiye kuri space. Uwitwa Dumba nawe wirirwa amwogeza. Dumba mumumbwire ngo hari igihe yajyaga avuga ibintu bizima, ariko noneho nta kigenda cye. Urumva nyine ibisa birasabirana, sibyo? Niho umugani umuntu yavuga. Nawe wowe ugiye guha umuntu uriya ukamuha interview, urumva nyine niyo konti ibisa birasabirana. Tuvuge dute? Ariko hari kiza gukorwa. Murakoze cyane. Urakoze ku mentioninga, to bring attention kuri abantu, kuko imbuga nkoranyambaga ni nziza. Tugomba kuzikoresha neza, tukazibyaza umusaruro neza, ariko mu buryo bwiza nduguyanga. Mwubaha abanyarwanda. Njya mbona bose ikintu mutangira mutajya mwibagirwa ni subscribe. Bantu bangiye dukunda mu Canada ngo n'intara ya kangahe. Ibyo nibyo bantu mubagenera ngo bantu banjye. Iyo rero utibagiye kubabwira ngo please subscribe, bahe content nzima, ntabwo bakeneye uriya mwanda. Hari mwaribeshye cyane. Hari abantu bibeshye ko ngo amatiku ari yacuruza. No, ntabwo ari yacuruza. Buriya gucuruza amatiku ni nk'umuriro w'ibipapuro. Uraka nyuma y'amasegonda ukazima. Hari abo twabonye bavuye mu nzira. So niba rero ushaka kuguma muri business, tanga content nzima ikubahishe. Ejo bundi nabonye hari abantu biteramo blague. Wa mugani utashye wiri kuvuga biriya, wagize na content, abana bawe ukababaza bakakubaza uvuga ko wiriwe mu biki. Ariko ziko mu bantu uha uriya mwanda n'abana bawe barimo, byanze bikunze. Ariko nanone hari igihe ureba ukavuga ati ibisa birasabirana tu. Ngira ngo byumvikanye. Urakoze cyane. Cheetah Magic.